ngaha turaje Nyagasani, turakwitabye karame kuko duhamagaye ku neza yawe, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Imana iraduhamaganga kuri buri munsi kugira ngo tugire neza kuko idukunda. Irifuza ko umubano wacu nayo waba nta makemwa, bityo kuko ibintu byose bigenda bizitira umubano wacu n'Imana, uyu mwanya tubirandure kandi tubikureho. Tugeze kwa gatanu tariki 16 Kamena 2023 ubwo dukomeje ikiganiro cyacu cyitwa imungu ku isengesho, imungu y'ibitotsi. Ubu bwashize koko twabonye ingero 8 ndetse n'izindi nyinshi cyane buri wese akomeje kugenda ashyiraho z'abantu bitotsi koko byagiye bikura mu murongo w'Imana, z'abantu bagiye basinzira bigatuma koko bata ubutumwa, bigatuma koko bata isengesho, bikisengesho ntibyo ryo kongera kugira uburyohe cyangwa cyanga. Uyu munsi rero turakomeza noneho tureba ingingo 8, ingingo 8 nterahirwe zadufasha kuryoherwa, zadufasha kugira amahirwe yo guhura n'Imana, kuko ubuzima bwacu hano ku isi nyine n'ubugambiye kugira ngo duhure n'Imana. C'est rencontrer Dieu. Ubuzima bwawe n'ubwanjye no kugira ngo duhure n'Imana, icyo bigambiriye ubundi. Umunsi uramutse urangiye udahuye n'Imana, wawe ugeze ahaga. Isaha ikarangira utari kumwe n'Imana, wawe ugeze ahaga. Niyo mpamvu tujye kongera gusoma rya jambo ry'Imana twakiriye n'ubundi dusanga muri Mariko umutwe 14 murongo 32 kugeza ku 38 bitwibutse Yesu uri mu Getsemani akifuza kubana n'abigishwa be, boye kumusiga bakagumana nawe bari maso, bityo bitotsi koko ntibize kubatwara uruhu n'uruhande, bakaba bakwibagirwa kugumana na Yesu Kristo, kugumana na Yesu Kristo igihe cyose. Nyagasani Yesu nabane namwe. Magambo mw'ivanjiri ntagatifu kwanditswe na Mariko. Nuko bajya mu murima witwa Getsemani, maze Yesu abwira abigishwa bati, nimube mwicaye hano umwanya ngiye gusenga. Yesu ajyana na Petero na Yakobo na Yohani, maze atangira kugira ubwoba n'ishavu. Arababwira ati, umutima wanjye ushavuye byo gupfa, nimugumaha maze mube maso. Yigiye imbere gato yikubita hasi, arasaba ngo niba bishoboka iyo saha ice kure ye. Yaravugaga ati, Aba dawe, byose biragushobokera, igiza y'inkongoro, nyamara ntibuko nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Yesu aragaruka asanga basinziriye, abwira Petero ati, Simoni urasinziriye, ntiwashoboye kuba maso n'isaha n'imwe? Nimube maso musenge kugira ngo mutaza kugwa mu gishuko. Koko umutima w'umuntu uharanira ibyiza, ariko umubiri we ukagira intege nke. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Umutima w'umuntu uharanira ibyiza, ariko umubiri we ukagira intege nke. Amen, amen, amen. Bakristo bavandimwe, kongeye kugaruka muri iki kiganiro twiyibutsa ko nous sommes des créatures devant le Créateur. Turi ibiremwa imbere y'Umuremyi, turi abanyabyaha n'abanyantege nke imbere y'Umusumba byose, imbere ya Nyir'ubutagatifu. Niyo mpamvu iyo umuntu amaze kumenya ses limites, ko afite intangiriro ndetse n'iherezo, niyo mpamvu yakombye kwiyoroshya, agakubita umutwe ku butaka ubundi akaramya Imana isumba byose. Natwe rero tuje ahangaha ntago turi bamise kigoroye, nta nubwo turi bihangange, ahubwo turi abantu b'abanyantege n'abanyabyaha bazirikana ko nyiri umubiri wacu ugira intege nke, ariko ntago ushobora gukomera udakomejwe n'Imana. Niyo mpamvu uwakomerekejwe wese, nanjye kuvuga niyo mungu, ibyo bitotsi, nawe yazanga imbere ya Yesu Kristo, maze tugakomezwa nande na Yesu Kristo. Gukomezwa na Yesu Kristo ni ukwiyemeza kugumana nawe muri uwo murima wa Getsemani, igihe cy'imibabaro, igihe cy'ibyago, n'igihe cy'ibyishimo n'amahoro, mukaba muri kumwe. Ngewe yasaha koko ngomba kugumana na Nyagasani, naho ubundi gusinzira gusa ntago ari gusinzira byo gucura ikingohe gusa, cyangwa gushyira ijisho kuri ndi, cyangwa gufunga amaso, ahubwo gusinzira nanone biganisha kukurangara, uburyo kuko isengesho ryacu ritagira icyanga, ritaryoha. Kubera iki? Kubera ibitotsi, kubera kurangara. Imungu ku isengesho, imungu y'ibitotsi. Uyu mwanya rero turakomeza muri za ntego zacu uko ari 8, ingingo zacu 8 zidufasha koko kuza kubona igisubizo cy'iki kibazo dufite. Niba nawe umeze nkanjye bafite iki kibazo cyuko dusinzira, cyuko nsinzira, imbere mikaza kugenda nabi, simbure n'Imana uko bikwiye, ngwino twifatikanye koko dutakambira Imana itubabarire, maze koko itwongerera imbaraga zo kuyikorera, kuyisingiza, kuyirata, kugumana nayo. Twibutse ingingo zacu ko 8 tujye kugenderaho mbere yo gusinzira, uko dusinzira, uko turuhuka.
igihe ugiye gusinzira itegure neza, uryame neza, usinzire neza, urote neza, ubyuke neza, ukore neza, usenge neza, ndetse uruhuke neza. Ibyo bizagufasha guhura n'Imana, bizagufasha kumana na Kristo ya saha imwe, kimwe na Petero uko Yezu Kristo amusaba kuguma amaso, kuba maso isaha imwe. Reka duhere ku ngingo ya mbere, itegure neza. Mu Kristo muvandimwe, burya imyiteguro niyo koko iganisha ku gikorwa cyiza. Imyiteguro yabaye nabi n'igikorwa kizaba nabi, imyiteguro yabaye neza n'igikorwa kizaba neza. Ni ngombwa kwitegura. Umuntu wese koko turi kuri iyi si waza gutungura ntabwo ari byiza, bidusaba rero kuba maso, kwitegura. Aha tugiye kuvuga umuntu ugiye ku buriri, uko aryama ndetse n'uko abyuka. Tuze gusoza ko tuvuga iyo wabyutse neza koko ukomeza ugakora neza kandi bikagenda neza. Rero itegure neza. Turaza kwifashisha isomo rya psychology ndetse n'ingero zindi zo mu buzima busanzwe. Aha tugiye kubona ibintu 4 ugomba kwiteguraho kugira ngo uze gusinzira neza koko, utegure kuryama neza. Ikintu cya mbere ugomba kwitegura iyo ugiye kuryama, éviter des excitants, kwirinda ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge biri ukwishi, harimo itabi, harimo inzoga n'ibindi byinshi cyane byakuye by'ubwenge, même des ordinateurs, ikoranabuhanga, kureba amafilime, reka mvuge y'intambara y'urukozasoni yose, ibyo nabyo ni ibiyobyabwenge, n'ibindi byinshi cyane bikwiroha mu mutwe. Nuko rero ukagenda ubireba byose ukabirangamira kandi ugiye kuryama. Witegura ute? Hari ibintu byinshi cyane mu buzima bwacu twita imiti cyangwa inyoroshyo ibiza gutworohereza, nyamara ahubwo biri gutwica, aribwo burozi. Hari igihe wabwira ko biri kugufasha, bikagufasha koko koroha, kandi ahubwo biri gukurushya, biri kurushya ubwenge. Ni ibiyobyabwenge nyine. Nabyise ibiyobyabwenge kuko ni ibiyobyabwenge nyine. Nawe uze kureba ubwoko bw'ibiyobyabwenge ushobora gutuma koko utitegura neza, ubukuremo, uburandure, maze koko usinzire neza. Hari ijambo bita l'euthanasie. Euthanasie ni amagambo 2 y'ikigereki, eu thanatos, bikavuga ngo bonne mort, ngo urupfu rwiza. Bene ibyo biyobyabwenge rero icyo bikora biraduhuhura. Wowe ukibwira ko biri kugufasha kuruhuka neza, bizagufasha gupfa neza, birumvikana, ariko biri kuguhuhura cyane. Uko se si ukuhuhura no kwiyahura nyine. Abantu benshi tujya twiyahuza ibiyobyabwenge mbere yuko dusinzira, mbere yuko turyama. Gerageza rero ibyo bintu byose ubirwanye. Éviter des excitants avant de dormir. Inama ya kabiri umupsikologe, umuganga w'umubiri ashobora kukugira, c'est répéter les mêmes actions avant de dormir. Ngo bikorwa ujye ukora, gerageza bibe bimwe kugira ngo bize kugufasha kwitegura neza koko. Kuko ubwenge icyo buhaye bufata icyo ngicyo. Iyo umenyereje nabi bukora nabi nyine, nanone umenyereza neza ugakora neza. Icya gatatu wakurikiza niba ushaka kwitegura neza, ni ukurikiza ingengabihe. Isaha yo kuryama yawe ni yihe? Ese isaha yo kubyuka yawe ni yihe? Ibi byose ni ukugerageza. Ntabwo bivuze kuzabyubahiriza uko bikwiye kuko nyine turi abantu, ariko nanone kugerageza, eseye kugerageza byibuze ukagerageza. Ibyo nabyo ni intambwe yo kubishyikaho nyine. Inama ya 4 kandi ko ikomeye cyane uyitege amatwi umubyeyi, wasanga utagikora. Nanjye ntabwo najyaga nyikora, ariko ubu natangiye kuyikora kugira ngo nitegure neza gusinzira. No gupanga ibintu uzakora ku munsi ukurikiyeho, le plan, planifier, ukavuga uti ejo nzakora umurimo uyu nguyu, byose ukabitenga neza. Warangiza kubitenga neza, burya iyo ubishyize ko no ku rupapuro ho nakarusho, ubwenge burabyakira, bityo binakurinda gupanga ibikorwa bibi, ahubwo ugapanga ibyiza kugira ngo kumenyereza ubwenge bwawe gutegura. Wamara kubitegura neza koko ukajya kwiryamira. Iyo ugiye kuryama wateguye, ibyo bintu bizagira ingaruka nziza. Turaza kubireba ko nyine iyo waryamye koko wapanze utuntu twawe ko uzadukora, bigenda neza. Gupanga imirimo y'undi munsi ikurikiyeho, gupanga imirimo cyangwa ibikorwa by'undi munsi ukurikiyeho, ibyo bizadufasha mu myiteguro yacu myiza. Igihe tugiye kuryama, reka noneho duhitire ku ngingo ya 2 nyuma yo kuva ku kwitegura, noneho uryame neza. Kuryama neza rero bidusaba ibintu byinshi cyane. Bidusaba imyiteguro y'icyumba ugiye kuryamamo, ibyo ugiye kuryamamo, aho ugiye kuryama, uburyo hateguye, umutekano waho, kuba ufite umutekano utavuga uti baraza kunyicira aho ngaha, ahubwo ukaba ufite umutekano w'icyumba ugiye kuraramo, uko ubushyuhe buteye muri icyo cyumba, temperature. Ariko cyane cyane akantu ugiye kuvuga kwitegura icyumba cyawe ni ukukirinda urusaku, ukakirinda abantu batambuka. Ushobora kwirinda urusaku rw'inyuma bigakunda, ariko rw'imbere ni rwo rubi. Bya bitekerezo byose biri utekereza, nuko rero ugakomeza kugenda ubitekereza, urwo narwo n'urusaku. Ujye ubyirinda, ugira uburyo koko ubikatura, ugira uburyo koko ubihagarika,
kugira ngo koko bitaza gukubuza gusinzira. Ahangaha benshi koko dukunze kugira ibibazo bikomeye cyane mu gusinzira ndetse no mu kurwanya urusaku. Hari abantu babiri nifuza kubabwiraho, umuganga ndetse n'umubyeyi. Abo ngabo iyo ugiye kuryama wakagombye gufunga telefone, ugafunga ndetse n'ibindi byose koko hajya undi aza kugushaka agakubura kugira ngo uruhuke neza. Ariko ngiye kubabwira abantu babiri badashobora gufunga telefone cyangwa gufunga itumanaho kugira ngo bataza kubabura. Ni muganga ndetse n'umubyeyi. Muganga uri ku izamu ntabwo ashobora gufunga telefone. None se umurwayi naremba agatabaza aratabarwa nande? Muganga ntafunga telefone. Umubyeyi uri mu rugo se umwana yaremba cyangwa umujura akaza, ninde yakoreza kujya gufata uwo mujura cyangwa kujya guhangana n'uwo mujura? Bisaba umubyeyi koko kuba maso kandi koko nyine akoroha kugira ngo abashe koko itumanaho risakare muri we, kuko nyine umubyeyi na muganga no kwitonda igihe basinziriye koko n'ubundi baba bari bacunga nanjye kuvuga ibisambo, kuba maso nyine hamwe na Yezu. Muganga rero n'umubyeyi no kwitonda igihe cyose mugeze ku buriri, uko n'ubundi ushobora gukomeza ugenda ukora ariko ugakorana n'Imana. Ibi rero ngewe nawe bigatubuza ba bantu bajya bahamagara abandi nijoro, bahamagara abandi basinziriye. Wajya kumva saa sita z'ijoro minuit muri lokale ati nagusuhuzaga, ye baba we mukristo umuvandimwe. None ahamagara umuntu nijoro cyangwa wenda asinziriye, ujye umuhamagara n'ubutabazi muhamagariye, ngwino utabare, byacitse byakomeye ngwino utabare kabaye. Abari gusuhuza ahamagara umuntu, nawe n'ujye umuhamagara uti yewe nagusuhuzaga, wamusuhuzaga se koko umuntu ari kuru. Icyo ni gihe cyo gusuhuza koko, kumenya igihe uhamagarira undi koko. Ujye ufasha undi no kuruhuka, ufasha undi gusinzira cyane cyane, ariko koko nawe ntumuhamagara ibintu by'amafiyeri ubuse wabuze kandi kanya ko kumusuhuza. Ubu koko wenda biragoye ko anamenye n'igihe koko ari gusinzira ari kuruhukira, ariko nawe ujye wirinda ko wakangura undi ngo nagusuhuzaga. Ni byiza gusuhuza, ariko se uwo n'umwanya wabyo. Byibuze nijoro cyangwa igihe undi asinziriye ujye umukangura gusa igihe mugiye kwitabaro. Akaba mubyeyi nyine na muganga bahora kwitabaro buri gihe. Nuko rero inama koko muri iki gice cyo kugera ku buriri no kuryamira iburyo. Hari abahanga bavuga bati iyo uryamiye ibumoso nyine ukabyukira ibumoso, hari mu giturage kimwe iwacu bemera bati ngo ni umwaka kubyukira ibumoso. Erega ni n'igitutsi iyo bakubwira ati ubyukira ibumoso burya bagututse. Bishatse kuvuga ngo umutima ukorera nyine ibumoso. Iyo waryamiye umutima ntabwo koko utekereza neza burya. Bigusaba no kuryamira iburyo kugira ngo wa mutima urusheho kugenda ukora neza we kutsikamira, kuko umutima uba mu gihande cy'ibumoso. Nako kantu nubwo ari physique kagaragara, ariko tukakirinda kugeza tukaryamira iburyo aho bishoboka. Mvuze aho bishoboka kugira ngo umutima wacu ukomeze gukora. Ni ikimenyetso cy'uko umutima wacu udahagararawo, kaba n'ubwenge bwahagarara gatoya cyagiye umuntu asinzira akagenda, ariko umutima wo ukora 24 kuri 24. Ni ngombwa rero gufata position nziza igihe cyose ugiye kuryama, ubundi koko ukaryama neza, uburiri bwawe koko bugahinduka nanone rencontre avec Dieu. Bwa buri bwa Yosefu koko buza guhinduka umuhuro n'Imana, bagahura n'Imana, imigambi y'Imana koko ikabatambukamo, Imana igatambanya mu mutima wawe. Kwa kuryama koko urangamiye Imana, ureba Imana. Ingingo ya 3, usinzire neza. Bakristo bavandimwe, ndifuza kubibutsa ko gusinzira ari ingabire, ni impano. Ntabwo abantu benshi bahabwa gusinzira. C'est un cadeau. Burya nubona ibitotsi uzabisinzire, kuko hari benshi bifuza gusinzira ntibabibone. Hari benshi baryama ariko igihe cyabo kikaba koko ari imibabaro ku buriri. Kubera iki? Ntago babona ibitotsi, ntago bagoheka nyine. Arabishaka ariko yarabibuze. We mukristo muvandimwe, nugira Imana koko ukabona ufatishije ibitotsi, uzabisinzire pe. Iyo ni impano, kuko hari abo bidashyikira. Kubera iki? Kubera nyine indi myiteguro wenda yabanje, cyangwa kubera n'igihe koko bagezemo. Nabyo bijya bibaho. Akabya binijya umuhanga wavuze ati ushobora kubona amafaranga ugura igitanda, ariko akantu kitondeye mubyeyi, ntiwabona amafaranga ugura iki? Ugura ibitotsi. Ushobora kubona amafaranga ugura ibiryo, ariko ntiwabona amafaranga ugura iki? Ugura apeti. Ni ngombwa rero mukristo muvandimwe, niba ufite apeti ujye yikomeraho, ujye ushimira Imana. Ni Imana yabikoze. Nubona ibitotsi nabyo bishimira Imana, kuko ibitotsi biragufasha kuruhuka ngo tuza kubibona mu kanya kari imbere, ariko nanone bize kugufasha nanone kuruhutsa ubwenge. Ni ngombwa rero kwitoza iyo ushaka gusinzira neza, gushyira za stress zose ku ruhande.
ibintu byose byakugoraga, ibintu byose ibibazo wari urimo, bityo koko ugategura ubwenge bwawe kuza koko gusinzira neza. Wasinzira neza koko nta nibwo biza kutuganisha nuko warota neza nyine, kuko usinziriye nabi n'ubundi arota nabi nawe, n'usinziriye neza akarota neza, birumvikana. Nuko rero nawe usinzire neza. Reka rero tujye ku ngingo ya 4, kurota neza. Niba witeguye neza ukaryama neza ubundi ugasinzira neza, nta kabuza uraza kurota neza. Akabya bindi ngo umutindi arota icyo ashonje. Ikindi kandi ngo warose nabi burinda bucya. Bishatse kuvuga nyine niba koko warayirota nabi n'ubundi bizakomeza. Bisaba rero kwitegura neza. Muri psychology bavuga ko mu gihe, reka tuvuge ku manywa cyangwa mu gihe umuntu ari maso, ubwonko waba uri gukora hirya no hino, bugatembera hirya no hino, kuko ibitekerezo bikajya hirya no hino. Bishatse kuvuga ko ubwenge koko cyangwa ubwonko, reka mvuge ko waba ujagaraye. Ni nk'utubati tuba turimo igihe cyose uri gukora. Utubati turifungura kugira ngo twakire ibitekerezo bikomeze bitembere muri utwo tubati. Murumva ko nyine haba ari akavuyo. Noneho igihe umuntu wasinziriye nibwo twa tubati dukomeza kugenda, noneho twiyegeranya ordre, tugashyiramo umurongo mushya, umurongo wo ugarushaho gukwira neza nyine mu mutwe. Nicyo nyine ibitotsi bimaze kugira ngo koko bishyire umurongo muri twa tubati twari twafungutse, imikoro yari yafunguye, bityo koko umurongo ubashe kujyamo. Rero kurota biza ryari? Kurota bikunze gushamikira ahangaha nyine kuri twa tubati koko tutari kwifunga neza. Nuko rero inzozi zigahatambuka, nibwo uzasanga koko bamwe bari kurota nabi, abandi bari kurota neza. De cauchemar, inzozi zikomeye cyane, inzozi mbi. Kubera iki? Desordre. Hari ibibazo nyine bitakemutse, ubwenge buri kubufunga igihe uryamye usinziriye, ariko hari igihe binanira, hari igihe bidakunda gufunga utubati. Iyo desordre bwagwa bagize ku manywa, bwagwa bagize mu gihe uri gukora, mu gihe ubwenge bwari bukiri gukora. Muri psychologie psychanalyse bakita l'inconscient. Uko nguko nyine ubwenge butari gukora uko byakabaye, ahubwo twatubati turi kwifunga, turi kwigira neza kugira ngo koko bishyira ubwenge ku murongo nyine, kugira ngo bishyire utwo tubati ku murongo. Ngicyo akamaro k'ibitotsi. Iyo utasinzije neza rero ubwenge koko nabwo bukomeza kuba mu kavuyo, ngo kuko gutekereza nabi bizaza, ukananirwa mu bwonko, ubwenge bukananirwa. Ngiye rero za nzozi uko uzajya urota. Umutindi arota icyo ashonje. Inzozi ntabwo ari ibintu bizaza, ce n'est pas le futur mais le passé et même le présent. Inzozi ngo ntabwo ari ibintu bizaza babandi babonekerwa ngo nabonekewe, ahubwo ni ibyo bintu warayemo, ibyo bintu wiriwemo. Nuko rero bikaza kugaruka ku bundi buryo, à l'état transformé, transformation. Nibwo uzabona umuntu ku manywa ashobora kuba yarose agaserebanya kagatambuka mu bwenge bwe. Nuko rero nijoro yajya kurota akarota yabaye inzoka. Kubera iki hinduka inzoka? Kandi kari kagaserebanya, ariko karaza guhinduka inzoka kubera ko ntago yabashe gukemura ako kabazo k'umuserebanya. Hari utuntu twaje mu buzima bwe birangiye tudakemutse. Aha biraza kuza ari ibibazo by'ingutu, bya bindi bishobora no gukuruma, ukaza kubirota mu bwoko bw'inzoka. Ukaza kurota ari intare nini iri gukwirukangaho, ukaza kurota ibintu bikomeye cyane, uri kugenda nko ku rukoma, uri kugendera ku magi, uri kugenda ku nkengero mu mazi, n'ibindi byinshi cyane warota ukabona ko kuri tangente, ukabona ko kugeza haga. Aha kubera iki? Hari ibibazo mu buzima bwawe nyine biguteye ubwoba, rimwe na rimwe utazashobora gukemura, ibindi koko wagize ubwoba bwo kubikemura, n'ibindi byinshi cyane bikagenda bikwirohaho. Rero koko niba ushaka kuza kurota neza, ongera ukurikize ya gahunda nakubwiye hejuru. Abapsikologe batugira mu inama gutegura neza, ukuza kuryama, ukuza gusinzira, ugategura imigambi yose uzakora mu gitondo cyangwa n'ikindi gihe cyose ubyukiye, ukabishyira ku murongo, ukamenyeza ubwenge bwawe uti, ukabwira uti ibibazo humura bizakemuka, ukamenya no kwihumuriza nyine igihe ugiye kuryama, kugira ngo nujya kurota niba ari uburyarya gusa kuryama ubwenge ku maso, ahubwo nanone ubwira ubwenge ko tu es capable de résoudre tes problèmes. Ushobora gukemura ibyo bibazo kugira ngo ubwenge koko ubwire ko Imana muza ko muri kumwe iza gukemura ibyo bibazo. Iyo wakoze neza imyiteguro urota neza, uraruhuka. Naho inzozi mbi zirakurushya, ubwenge bukaremererwa, igifu n'umutima ukabyuka biri gukurya. Nibwo nyine ubwonko bushobora kuzagupangira bwonyine igihe cyose utateguye uko ugiye kuryama. Ni ngombwa rero imyiteguro twavuze, kwandika ibyo uzakora ku munsi ukurikiyeho, kwandika nanone ibibazo byakugoye.
ariko witegura kuzagira ute no kuzabikemura. Ntabwo ushobora gukemura ibibazo nawe utari kumwe n'Imana. Nguko mu rugendo rw'ubusabanyiramana ugira umuntu inama ugiye gusinzira, yewe atari n'umukristo, kubanza kuza guhura n'Imana, kwipakuramo ibi byose yahuye nabyo, kwipakuramo umujinya, bityo koko ukoroherana kugira ngo ubuzima bwawe koko buruhure, nawe uruhure ubwenge, uze kuza kujya kuryama ibibazo byinshi wabikemuye, watanze imbabazi, wabohoye. Examen de conscience kugira ngo urote neza, niho biza gukunda. Bityo koko nuza kuryama ukoze examen de conscience, ikizamini cyo kwisuzuma uburyo umunsi wagenze, ibitotsi byacu koko bitubera umwanya wo guhura n'Imana, kuruhukana n'Imana. Ngubu koko ukajya kurota koko, ukarota ibintu byiza. Niba wapanze ko uza kuzindukira mu misa, hari urota koko ukaza gusanga koko kubera gutinya padiri usoma misa ugendera ku gihe, ukaza kurota wakererewe, ukumva birakubabaje cyane, bikaza gutuma koko wigorora ndetse no kugendera ku gihe. Buri gihe ugafata intego ko utazajya ukererwa misa nyine, kugira ngo ejo utazabirota bikongera bigakubabaza. Nuko rero kurota neza, wasanga utararota isengesho. Umukristo utararota ko yagiye mu misa, umukristo utararota ko ari gusenga, ubu se koko ibyo wapanze, ibyo wirirwamo, niyo shusho nyine. Ibyo urota burya ni ishusho y'ibintu wirirwamo, ni ishusho y'ibintu urimo, ni ishusho y'ubuzima bwawe nyine. Ujye ubitega amatwi ubyumve, urebe ukuntu wahindura koko ubuzima bwawe, kuko ibitotsi, inzozi zitwibutsa, ziza koko zitwereka ubuzima bwacu tubamo. Bityo koko ukabugorora cyangwa ukabugoramya bitewe nawe ko wifuza ko ubuzima bwawe bwagenda neza. Ubuzima mbamo n'Imana, niba ntararota ndi kumwe n'Imana, ubu koko ndota iki? Ushaka kurota imishinga yawe, ibikorwa byawe byose ukabirota, ariko ntuzigende urota uri kumwe n'Imana. Wagiye mu misa, uri gusenga, muvyeyi urota iki? Mukristo urota iki? Bamwe barota abazimu, abandi bakarota abadayimoni. Nyamara umukristo yakagombye no kurota Imana, ukarota Yesu, ukarota uri gusenga, ukarota uri mu misa. Ngangurira ifoto ya padiri utararota na rimwe ari gusoma misa. Ngurira ifoto koko y'umukristo utararota ari gusenga. Mbega amafoto abishye. Aha, inzozi zawe ujye uzirikana ngo zihishura uko umeze, zihishura ubuzima bwawe bw'imbere. Reka tujye ku ngingo ya 5. Burya ntago wasinzira gusanga urote gusa utaza kujya n'igihe cyo kubyuka, kuko kuryama gusinzira ni ikimenyetso none cy'urupfu, ariko nanone iyo ubyutse ni ikimenyetso cyo gukanguka, ugakanguka ureba Imana, ugakanguka ko ureba ijuru, ukanguka ureba mu ijuru. Bya bindi by'uko nyine ubyukira koko iburyo, nta kubyukira ibumoso. Uzasanga uzaganiriza abahanzi benshi, bazakubwira ko igihe babyutse ari bw'inganzo koko iba ari yose. L'inspiration, iryo ni ijambo ry'ikilatini rivuga ngo in spiritus. Inspiration ni ukwinjiza Roho Mutagatifu wacu nyine, kugira ngo tubwirize icyo tugomba gukora. Abahimbyi n'abahanzi rero, iyo ubyutse mu gitondo, niho inganzo, ni umwanya mwiza w'inganzo koko wo kuvumbura, wo guhimba. Kubera iki rero twabisobanura muri ubu buryo bw'uko igihe umuntu aryamye ari bwo koko narinjye kuvuga ruhuka, bya bitekerezo byagiye ku mutwe, zanzo byadufashe gushyira ibitekerezo ku murongo. None iyo ubyutse nibwo koko ubyuka ufite ibakwe, ubyuka ufite imbaraga, wabwirijwe nyine n'Imana. Roho y'Imana, wahuze Roho y'Imana koko. Iyo waryamye neza bituma koko ubyukana n'Imana. Iyo waryamanye n'Imana n'ubundi ubyukana n'Imana. Nuko rero ibitekerezo bikisukiranya, inganzo ikisukiranya aho ngaho, bukarinda bucya. Ariko hari n'impamvu, ni impamvu y'urusaku, kubera ko iyo turyamye nyine nicyo gihe n'ubundi Imana iyo ibonye yo kudukoresha, niho tuba nyine tubonye akanya ko guceceka, kuko Imana ntiba mu rusaku. Iyo rero umuntu abyutse yagombye kubyukana Imana, akabyuka koko nanjye kuvuga acecetse. Ubundi iyo ubyutse koko urabyuka uvuga neza, kubera ko nyine Imana mwahuye n'Imana. Kwa guceceka, dans le silence, aho niho uri kumwe n'Imana. Abantu benshi koko umwanya tujye tuwukoresha neza, ugiye dusinziriye, ariko Imana ishobora kudusura cyane nyine. Imana idusura mu nzozi, Imana idusura mu bitotsi byacu, kugira ngo ni umwanya koko mwiza wo guhura n'Imana. Profitez ce temps, le temps de silence. Hari ingorane benshi tukunze kugira uko tubyuka. Akenshi burya ntaho byuka bishaka, niba ko kantu harimo kazi simbizi. Akenshi tubyuka dushaka kugundira uburiri, dushaka kugundira ikirago, niko bavugaga kera. Ugashaka ko utabyuka kubera ikintu nke za muntu nyine,
ariko ni ngombwa nanone kubyuka kugira ngo dukomeze imirimo nyine twari dusaza dukora, kuko uramutse ugurira ikirago nyine ukaryama wazakora ryari buriya. Ngiye kubabwira nanone icyo bita muri psychologie dette du sommeil, ngo ideni ry'ibitotsi. Bavuga ko umuntu umukuru koko, nanjye kuvuga age de raison, ufite ubwenge, umuntu mukuru koko umuyobozi asinzira hagati y'amasaha 6 n'8, bishatse kuvuga 6, 7 cyangwa 8. Aho ngaho yatangiye kurenza, watangiye kuba umwana, kuko umwana we ashobora gusinzira hagati y'amasaha 8, 9, 10. Umwana ashobora no gukomeza kuko nyine n'umwana. Iyo rero nawe ukomeza amasaha nyine kandi uri umuntu mukuru, ukomeza wiryamiye, nanone izo ni ingorane ku murimo, ibibazo ku murimo. Ibyo rero bigatwibutsa kwiya ku mubiri, utagundira ikirago, utagundira uburyohe bw'uburiri, uburyohe bw'igitanda. Ibi rero hakazamo ikibazo abategetsi benshi bakunze kugira, ikibazo abayobozi bakunze kugira cyo gusinzira cyane bakarenza igihe. Cya gihe ufata sieste, ujya wibaza uti ese sieste yanjye ni ukugira ngo nishyure ideni ry'ibitotsi, cyangwa sieste yanjye ni igihe cy'umurengwe, kwiryohereza, kumva umunyenga w'uburiri. Kandi nabyo byaba uri umuyobozi. Abayobozi basinzira amasaha arenga 12, 15, yewe bashobora no kugera ku masaha 24 bagisinziriye, bakaza kubyuka gusa bagiye gutera kashe, bagiye gusinya gusa, bagafata agasaha kamwe gusa ku murimo ko gusinya, ko gutera kashe. Ingezo za sieste nguko gusinzira nyine by'imirengwe. Umuntu mukuru rero yakagombye ko gusinzira ibitotsi bimuruhura, bikaza kumufasha kubyuka nyine ajya hehe, ajya ku murimo. Kubyuka neza nyine, kubyuka neza ntabwo ari uko nyine ugundira buri gihe kirekire, kuko ntawe ushobora kurangiza ibitotsi nanone. Ariko cyo dukora, reka tuvuge no kubihunguraho, no kubigabanyaho, ariko muri amasaha nanone ukirinda gusondeka, kuko ibitotsi iyo n'ubundi utasinziriye amasaha yo tagezemo, akenshi aragenda kwishyuza ati harabura isaha imwe utasinziriye. Dette du sommeil, gusinzira, ideni ry'ibitotsi. Abantu benshi turimo imyenda y'ibitotsi, aho tutagiye dusinzira uko bikwiye, tukihanyaguza imirimo myinshi cyane, ariko tukibagirwa gusinzira. Gusinzira burya n'ubuzima mu Kristo muvandimwe. Ni ngombwa gufata igihe cyo kuruhuka, cyo gusinzira. Kongera twibutse ko kugira ngo uze gusinzira neza ibitotsi neza, wirinde ibiyobyabwenge, ukindi ibintu byose ko byaza gutuma ucamwe ibitotsi, nko kujya kwihagarika iyo uryamye, ugakora ku buryo koko ibyo bintu uza kugenda ubikontorora, ugakora ku buryo koko ibyo bintu uza kumenyereza organe yawe, kugira ngo koko bize kukugenda neza mu kuruhuka. Nta kindi, hari inama ebyiri abapsikologe batanga, ni ukunywa amazi mu gihe cyo kumanywa, amazi menshi, ndetse no gukora ka siporo, ukagorora ingingo, kugira ngo kuko umubiri umenyereze neza koko uze kuryama koko bikunze, uze kuryama koko uryame amasaha ko yateganyije, koko uze kubyuka koko waruhutse. Hari ikintu kizakubwira ko wabyutse neza cyangwa ko wasinziriye neza, no kuzabyuka uri umunyamahoro, uzabyuka koko umeze neza. Naho ubundi muzacunge, hari ikintu kigiye tubaho twese. Waruzi ko umuntu abyuka ababaye, umuntu abyuka reka tuvuge arakaye, nibwo ko utasinziriye neza urakaye ukomeza kwiyongera, bugakomeza koko kugukurugutura. Urasanga koko umuntu waryamye nabi, wasinziye nabi, warose nabi, afite amahane, afite intonganya, ukabyukana intonganya, ukabyukana amahane, ukabyuka uvuga nabi. Uwarose nabi burinda bucya. Ingaruka ebyiri zo gusinzira nabi ni amahane ndetse n'irari, aho koko ushobora kubyukana amahane menshi, umujinya, umuranduranzuzi, uri kuvuga nabi gusa umunsi wose. Ariko nanone aho nyine wabyukiye umuso. Indi ngaruka ya kabiri yo kudasinzira neza no kurota nabi byose ni irari ry'umubiri riyongera. Kubera ikirari ry'umubiri ryongera, aha twabisobanura tugendeye ku gisobanuro cy'ijambo irari, la concupiscence, c'est un désir désordonné. Ngo nyine ni ubushake, ni ugushaka koko kurarikira mu buryo koko bw'akavuyo. Akavuyo rero nta kindi kaza ryari igihe nyine ubwenge butakoze neza, igihe ubwenge koko hakirimo akajagari. Ngako rero kakajagari gateza kugira irari ryinshi cyane, igihe ibitotsi wabisinziye nabi, cyangwa igihe waryamye mu murengwe, za sieste zacu tujya dukunda gukora z'umurengwe. Ibyo nabyo rero ntabwo byorohera irari mu kwizamura. Rero icyiza ni ugukurikiza inama koko abaganga batugira, abaganga b'umubiri, gusinzira nyine mu gihe cyabyo, kandi ko tugasinzira neza bigambire guturuhura, atari umurengwe gusa, cyangwa koko kwidamararira gusa umunyenga w'uburiri,
cyangwa koko gusinzira tugira ngo tubeshye gusa ko twasinziriye, nyamara ubwenge bwacu kuko ntabwo bwigeze buruhuka. Iyo butaruhutse ubyukana amahane cyangwa ukabyukana irari rirenze cyane, kurarikira ibintu byinshi cyane, kurarikira abantu, ingeso mbi z'urukozasoni. Kubera iki? Ntabwo wasinziriye neza, zishobora kwiyongera kubera ko utasinziriye neza. Kandi byaba, reka tujye ku ngingo ya ukore neza. Iyo wasinziriye neza nta kabuza ko uraza kubyuka ubwenge bumeze neza, ibitekerezo biri kwisukiranya, kandi ibitekerezo bije koko nabyo biganisha ku bikorwa byiza. Ibyo byari byiza nabyo. Hari imvugo igira iti quand le corps est fort il obéit et quand le corps est faible il désobéit, il te commande. Ngo uyu mubiri ufite imbaraga urawutegeka ugakumvira, ariko nanone iyo nta mbaraga umubiri ufite byumvikana utasinziriye neza uko bikwiye, iyo intege zacitse umubiri aho kuwutegeka ahubwo uraguhindukirana ukagutegeka kandi ugakumvisha. Ubwenge bwacu umeze nyine nka ordinateri, iyo wayikoresheje ubutaruhuka n'ubundi iza kugutamaza, nibwo uzasanga koko yibanye ihita izima. Bidusaba rero kwizimya twebwe ubwacu akanya gato kugira ngo tuzashobore gukora neza nyine. Hari abantu benshi birata bakiyemera ati twebwe turakora cyane, turi abakozi, dukora amasaha menshi cyane, ntabwo tunasinzira. Aha, uri kwihemukira. Ni ngombwa kunyuzamo igihe cyo gusinzira kugira ngo ugire ute, kugira ngo ujye ko kuzongera ukore bikunde, kuko iyo ubwenge butokoye nyine uragatora. Niba koko wihanyaguza imirimo, waba uri umwe muri abantu 8 twabonye koko basinzira, ugasinzira ejo ukagushamo abandi, ukagushamo bagenzi bawe, ukabata mu rwobo. Kubera iki? Waranganye nyine none wasinziriye, none koko abandi urabagushije, nako koko birangiye wihiritse. Ubwenge iyo bwatokowe uragatora. Ni ngombwa rero gukora neza, kwibuka no gusinzira neza. Reka tujya ku ngingo ya 7, usenge neza. Aka 7 rero muri aho twagiye tukazirikana, 7 bisobanura zayin, la perfection, ubutungane. Rero isengesho ritugeza nyine ku butungane. Isengesho ni rituma duhura n'Imana. Kugira ngo isengesho riryohe neza, niyo myiteguro yose twavuze yabanje, umubiri wawe uteguye, birumvikana nyine na roho koko izashyika ku Mana neza koko, kuko d'après tout umubiri na roho yacu bigize umuntu nyine. Ntabwo umubiri wawe utandukanye na roho. Niyo mpamvu roho koko tuyitiza imbaraga z'umubiri kugira ngo koko ikoreshe neza umubiri wacu, ikomeze kuyobora umubiri wacu maze ugende neza. Umuhanga niwe yigeze yibaza ikibazo ati ariko mwa babyeyi mwe, kuki mu kiliziya dusinzira, mu rusengero tugasinzira tukagona yewe, ariko se kuki mu ikabariho tudasinzira, kuki mu nzira tudasinzira, kuki mu isoko tudasinzira? Aha, mubyeyi, wari wabona umubyeyi, wari wabona umugabo ari mu ikabari asinziranye icupa ry'inzoga? Kurira ifoto y'umuntu usinzirana icupa, y'umuntu usinzirana inyama mu kanwa, kurira n'ifoto y'umuntu usinzira ari kumwe na sheri we, umushera akunda agasinzira. Ngewe ya Mungu koko, ya Mungu, imungu ku isengesho, imungu y'ibitotsi babyeyi. Ngaho nawe tekereza, iminsi yose uri mu isengesho urahora uhondobera. Iminsi yose uri mu isengesho ugera mu isengesho ugatangira ukabyemeza, ugatsinda ibitego by'imitwe nari ngiye kuvuga mu maguru. Uri mu isengesho wageze ku mugonero, uri kugona byakomeye cyane. Ngaho nawe tekereza, uruwihaye Imana, ushinze urugo ugomba kurusoza ku Mana, ariko Imana uri kuyiha imisigare, imibore. Uraza wananiwe gusa ukaza gusinzira imbere y'Imana gusa. Aho ngaho uri kubeshya Imana, ariko nawe bizarangira rero uri kwibeshya nyine, kuko tubeshya Imana ariko ari twe turi kwibeshya. Uzi ko byagushyikira uri wihaye Imana udasenga, kubera igihe kirekire ubusinziriye, uri padiri, uri masere, uri frere, kandi byaba ushinze urugo abandi bajya gusenga aho ntuboneke, rimwe na rimwe ukaba wisinziriye abandi bari gusenga, kandi wanajya bikabyanyurarurishwa gusa gukurikiza amategeko, ariko shwi umutima udahari, umutima urasinziriye, ntabwo uri maso nyine. Tekereza nawe koko uri umuntu wihaye Imana, witwaje ikiringiti n'amashuka muri kiliziya, mu rusengero. Ese koko icyo kiringiti wagitaye, ubundi koko ukerekeza Imana, ukerekeza umutima ku Mana. Mutagatifu Tereza umwana Yezu ati gusenga ni ukwerekeza umutima ku Mana, simple regard jeté au ciel. Ngaho nawe umukristo muvandimwe, urebe koko ni umutima wawe ukiri maso, utajya urangara ibitotsi koko, imungu y'ibitotsi koko itarakwibasira, ikajya ituma isengesho ryawe ridashyika ku Mana, nta peti rigira, utongera kureba Imana, ahubwo cyawe usigaye ureba uburiri gusa. Kandi ngo usinzira ari uburiri aba yigiza nkana, gusinzira nkaba ndangamiye Imana, nkaba ndi kureba Imana.
isengesho ryanjye ni buri kanya koko, ni igihe cyose ndi kumwe n'Imana, ngo wa mwanya ngomba kugumana na Yesu. Petero ntiyashoboye kuguma hamwe nanjye n'isaha imwe, kugumana na Yesu muri Getsemani iminsi yose, ngahura na Yesu buri kanya. Usenga isengesho ryacu rigashika ku Mana. Isengesho kandi niri guhindura. Niba isengesho ryawe ritaguhindura, hindura uburyo bwawe bwo gusenga. Reka tunyarukire ku ngingo ya nyuma, ari nayo ya 8, ikomeze kugutera ihirwe. Ingingo bita ikiruhuko, uruhuke neza. Umuhanga ati, hari iminani 3 wagabira abana bawe koko bakanyurwa neza. Iminani 3. Umunani wa mbere ni ugukora, umunani wa kabiri ni ugusenga, umunani wa gatatu ni ukuruhuka. Le travail, la prière et le repos. Ikiruhuko, muri psychologie bavuga ko ikiruhuko atari ukubaho ntacyo uri gukora, ukubaho uri kwigenza gusa, uri kubuyera, uri kwibunza, uri kuzerera, cyangwa wicaye ngaho ntacyo uri gukora. Ahubwo ikiruhuko c'est le changement d'activité, no guhindura umurimo wakoraga ukajya mu wundi. Aha ngaho uri kuruhuka nyine. Niba uri gukora imirimo travail intellectuel, ugahita uhindura ukajya muri travail spirituel, travail manuel, travail mécanique, gutyo ukagenda uhindura buhoro buhoro. Naho yigumye hamwe ugakora gusa umurimo w'utaruhuka, birangira koko usandaye. Nguko ngomba guhindagura buri kanya, ngahindura ibyo nkora kugira ngo koko ndusha kugenda duhukira mu kwihangira imirimo, kwishakira ikiruhuko. Nuko nawe uze kwisuzuma utibereye niba koko amasengesho yawe akubera ikiruhuko hamwe n'Imana, cyangwa akubera umwanya koko wo kujya mu bitotsi, gusinzira, guhura na sekibi, kujya kuzimu bitabuze. Ikimenyetso nta kindi nuko nzumva afite icyanga, isengesho ryanjye rikagira icyanga, isengesho ryanjye rikagira apeti. Nawe ubyiyumvamo rega, burya usenga neza nawe uri kubyiyumvamo. Niyo usenga nabi nabyo urabyumva, keretse udafite umutima namukora neza. Ndifuza cyane gusoreza ku ndwara wowe waba urwaye cyangwa nanjye naba ndwaye, ziturembeje, ziterwa nuko twabuze ikiruhuko, twabuze akanya ko gusenga, twabuze akanya ko kwegerana n'Imana. Turi mu mirimo yinshi, tukora imirimo myinshi, beaucoup d'activité, activisme. Za ndwara ko zigatwibasira, twajya kwivuza no kwa muganga bakabura indwara. Kubera iki? Twazanye akavuyo mu buzima bwacu, cyane cyane bitewe na ya mungu y'ibitotsi. Ibitotsi tutasinze neza uko bikwiye, tutahaye umurongo mu buzima bwacu ngo dushobore kubaho neza koko uko Imana ishaka. Akavuyo mu buzima bwacu, izo ndwara nta zindi, hari le surmenage, le stroke, stress, n'izindi nyinshi cyane wateranyaho. Izo ngizo koko zatumye umuti uremera, ubwonko bukaremera, umutwe uhora ukurya buri kanya, igifu cyakuriye buri kanya we, umutima urakurya we, n'izindi ndwara nyinshi cyane za diabete zishobora kuzira aho ngaho y'ibyuririzi, bitewe nuko koko utaruhutse neza, utasinziriye neza. Erega njye uri kubikubwira, ntabwo ari uko naruhutse neza cyangwa ntabwo ari uko uruhuka neza, ahubwo ni inama ba muganga batugira kugira ngo turuhuke neza, wowe nanjye turimo, kugira ngo dukore neza. Akamvugo gira iti, ntawe upfa bimaze. Mukristo muvandimwe, nugera ahantu kumva ko kurananiwe, nugera ahantu uri gukora, ntawe upfa bimaze. Ba muganga baratubwira bati banza uruhuke gatoya, kandi kuruhuka ntabwo ari ukuryama gusa gutya, ahubwo ni ukuruhukana n'Imana. Ese mukristo muvandimwe, nyuma y'iki kiganiro tumaze kubona, nyuma y'ibyo byose twabonye izi ngingo 8, ese zaguteye ihirwe nawe? Ese wabashije kwireba aho uhagaze mu gusinzira, mu kuruhuka neza, mu gukora neza, mu gusenga neza? Ese wowe koko uregera n'Imana, ugashyikirana n'Imana kubera koko ubuzima bwawe buri kugufasha kwegerana n'Imana? Imungu y'ibitotsi uyitsinda ute? Ibitotsi ubihuza ute n'ubuzima bwawe kugira ngo koko usinzira ariko usinzirane n'Imana, ukanguka ariko ukangukane n'Imana, ukorane n'Imana, uruhukane n'Imana, ibintu byose ukoze ubikorane n'Imana. Ngiki kiruhuko, nguko kugumana n'Imana, wo kugumana na Yesu Kristo buri kanya mu murima wa Getsemani. Nuko ibyo ukoze byose koko uburangamiye Yesu buri gihe cyose, maze akaba ari gushoboza. Bakristo bavandimwe, ikiganiro kiza kugufasha, turabanyantege nke, bityo nawe urebe aho utageze, ibyo utashoboye gukemura neza uko bikwiye mu buzima busanzwe. Uzirikana ngo twambaye umubiri, dufite umubiri, turabanyarya n'abanyantege nke, ariko nanone tugomba kwishaka mu imbaraga. Buri gihe cyose imbaraga tuzikura kuri Nyagasani. Ujye ubonera Imana akanya. Nuko rero ndasoza nkubwira nti, nyaboneka mbere yo kuryama ujye unyura mu isengesho. N'igihe ubyutse ujye ubanza unyure mu isengesho. Waba uturanye n'ingoro, waba uturanye na kiliziya, ukabanza ugahanyura mbere y'uko ugenda.
nanone uvuye ku mirimo ukagaruka ukanyura kwa Yezu ukamubwira uti Yezu ndaje, Yezu ntangiye imirimo turi kumwe, Yezu nsoje imirimo turi kumwe, ibintu byose ukoze ukabibwira Yezu, burya bigufasha kuruhuka neza, kugumana Yezu Kristo. Bityo koko nawe naza gukoza ikibazo ati Petero nta n'isaha n'imwe wangeneye. Isaha bishushanya none ako kanya gato, nawe masegonda wafata unyura kwa Yezu, waba umunota umwe yaba ibiri yaba amasegonda. Icy'ingenzi ni uko Yezu yakubonye ati Padiri ndaje, Yezu dore ndaje kuko ndahari, Yezu ngiye ku mirimo ubane nanjye, Yezu mvuye ku mirimo ubane nanjye, Yezu ngiye kuryama ubane nanjye. Ikintu cyose ugaha Yezu amakuru uzamererwa neza. Yezu akunda amakuru. Nawe rero umuha amakuru atari uko yarayobeye, ahubwo ari ukugira ngo kuko ukomeze umwegamire, wegamire Yezu Kristo, ugume muri Yezu Kristo, ubeho neza uri kumwe na Yezu Kristo. Murakabaho kandi Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.